ngeze inyuma ya yanzu nsanga harimo ibituro ntangije ndavuga ati Mana gusa nzi neza ko kabone nubwo wanyice kabone nubwo napfira muri iki gihugu ubugingo bwanje ibana nanjye mu buryo budasanzwe irandengera indengera nukuri pe ntaco narindi cyo ari Imana yabaye mu ruhande rwanje mvugire ngo amen amen haleluya amen. Turashima Imana rero kuko Imana yabaye mu ruhande rwacu ikabana natwe ikaturinda Imana nihabwe icubahiro amen. Ndabyibuka umunsi umwe wenda kugira ngo twinjire mu buhamya nyirizina ndabyibuka umunsi umwe nari mfite inshuti yari kiyo inshuti yari y'umumama pe uwo mumama azi ubuzima bwanjye bwa buri munsi nari mfite ikibazo cy'imibereho icyo kibazo cy'imibereho nari mfite yarakizi arangije ariko we yakoranaga n'ibindi bintu ntamenyaga akimara kunsuhuza rero nanjye naramusuhuje uko yansuhuje numvishije muri njyewe ubwenge butakaye bukimara gutakara rero ubwo twabaye aho muri gare ubwo tukimara kuhaba yakoresheje izindi mbaraga ubwe yari yize cyangwa se yaravuye gushaka nagiye gushiduka nkejo turi Uganda. Reka nongere mbasuzure mbaye ikaze mbifurize amahoro y'Imana ahantu hose muherereye reka nizere ko mumeze neza cyane abari mu gitondo muze kugira umunsi mwiza bari nimugoroba muze kugira ijoro ryiza ngewe nitwa Vincent Ntihinyurwa n'impemburo TV n'igihe cyo guhembuka no gahembura abandi mba ndi kumwe naho uri kuri kamera uyu munsi ingize umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana mubona imbere yacu uturuka i Musanze muraho neza muraho Yesu ashimwe ahimbazwe amakuru kimeze mute tumeze neza tubahaye ikaze murakoze kumona se meze nk'umuntu urwaye oya ntago turwaye no kwitonda n'ubwitonzi okay turanezerewe cyane rero kubana namwe uyu munsi ndumva nizeye ndashidikanya ko abantu badukurikiye bari buze guhembuka yego reka dutangiye twibwira abantu badukurikiye yego nitwa Zeninga Christina ndi umubyeyi naturutse Musanze nsengera muri ADPR kuri Bukane ADPR Bukane yego yego ni umubyeyi tugiye kubana rero uyu munsi tugiye kubana mu buhamya bukomeye bwa Imana yamukuye uyu munsi akaba arimo aratubwira Imana reka dutangiye dusenga dusenge kino kiganiro tugiye gukora kugira ngo kize guhembura imitima y'abantu benshi yego kadusenge Mana data wa twese turagushimiye uruwera mu izina rya Yesu Kristo waraturinze Estance Doveria Sire ubana natwe Uwiteka hari benshi bavuye mu mubiri suko twabarushaga ubwiza cyangwa icubahiro ahubwo nimbuye n'imbabazi watugiriye Kristo ni wamamara uruwera Estance Doveria Sire mu izina rya Yesu muri uyu mwanya nugumane natwe kandi utube hafi mu izina rya Yesu duceshe abazimu n'abadayimoni kwanze imbaraga z'abazimu twanze gukora kwa shitani murindi y'abadayimoni yose nikurwe mu izina rya Yesu tube hafi kandi utugire neza mu izina rya Yesu amen amen. Ubuhamya turaza kubuhera hehe buhamya tugiye gutangirira mu ijambo hari ijambo rijya rimfasha imbere ya byose kubera nzi neza ko hari Imana yankuye yego reka buryo duheraho hari ijambo riri hano mu butumwa bw'isuku bwanditswe na Matayo nge ikindi ndabyibuka turi gusenga Imana yarambwiye nta mashuri mfite ngo narize oya nize amashuri abiri ya primaire nize mu wa mbere no mu wa kabiri ariko Imana irangije irambwira ngo kabone nubwo utabonye amashuri ariko nzakwigisha uziga tangije ndavuga nziga gute bimeze bite ndabyibuka ku ishuri kubera ko wenda ndi kwiga mu wa mbere no mu wa kabiri nshingiye n'ubuzima twari turimo nago nabashaga kwiga ubwo rero nshimye Imana ko wenda Imana yanyigishije gusoma no kwandika ubu ndamfata Bibiliya ngasoma Imana ishimwe rero reka twihangane dusome hano mu butumwa bw'isuko bwanditswe na Matayo ibice ni 2 umurongo wa 19 hari kuvuga ngo
Herode amaze gupfa, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ari muri Egiputa, ati byuka usubize umwana na nyina mu gihugu cya Isiraheli, kuko abashakaga kumwica bapfuye. Arabyuka ajyana umwana na nyina asubira mu gihugu cya Isiraheli. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nuko Herode amaze gupfa, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu ari muri Egiputa, aramubwira ngo nagarure umwana na nyina mu gihugu, kuko abashaka kumwica bagize ute bapfuye. Nacyo nshingiye ntago mba ngihumeka umwuka w'abazima, ariko Imana yarandokoye irongera ingarura mu mwuka w'abazima. Imana itugirire neza. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Rero rino jambo narihaye intege ivuga ngo ibiduhiga bishize natwe tuzabaho. Ibiduhiga bishize natwe tuzaba. Wose nta biri kuguhiga, birahari. Imana itugirire neza. Birashoboka ko nawe mu ruhande rwawe uri hirya no hino hari biri kuguhiga bitakumereye neza, ariko ukabura warahizwe na Herode, ariko Imana ikaba mu ruhande rwawe. Marayika rero ngo arangije abwira Yosefu ngo nagarure umwana na nyina mu gihugu, kubera ko hari ibyari biri kumuhiga. Hari ikintu kimwe umuntu umwe yigeze kutubwira, aratubwira ngo nuko Mariya ari kumwe na Yesu ngo barambutse, bari bahunze, ngo noneho bagera ahantu bari kubiba amasaka, ngo nuko barangije baje inyuma y'amasaka ariko bari kubiba, ngo nuko Herode zari kwiruka kubera ko Mariya na Yesu bari bihishe inyuma ya masaka, ngo nuko ageze hahandi babibaga asanga amasaka yareze, asanga bari kuyasarura, ngo asanze barimo kuyasarura, ngo nuko Herode abaza bababibyi arababwira ngo mbese nta bantu babiri banyuze hano, ngo nuko bababibyi baramubwira ngo abantu baheruka hano mu gihe cy'ibiba, none wahuje mu gihe cy'isarura. Ariko haleluya. Amen. Imana igira neza. Rero Imana yashatse kukurinda ntago yabura hicisha kugira ngo Imana ikurinde. Nanjye Imana yarandinze, ibana nanjye mu buryo budasanzwe, irandengera indengera, nukuri pe ntaco narindi cyo, ariko Imana yabaye mu ruhande rwanjye. Mvugire ngo amen. Amen. Haleluya. Amen. Turashima Imana rero kuko Imana yabaye mu ruhande rwacu, ikabana natwe, ikaturinda. Imana nihabwe icubahiro. Amen. Ndabyibuka umunsi umwe wenda kugira ngo twinjire mu buhamya nyirizina, ndabyibuka umunsi umwe nari mfite inshuti, ariko iyo nshuti yari y'umumama pe. Uwo mumama azi ubuzima bwanjye bwa buri munsi. Nari mfite ikibazo cy'imibereho, icyo kibazo cy'imibereho nari mfite yarakizi, arangije, ariko we yakoranaga n'ibindi bintu ntamenyaga, nga gutyo ushobora kubana n'umuntu mukabana ariko utazi situation ze, ariko Imana iri mu ruhande rwawe. Nanjye Imana rero yari iri mu ruhande rwanjye. Ndabyibuka turi gusenga Imana ivugana nanjye, irambwira ngo mwana wanjye ugiye guhura n'urugamba, kabone nubwo uzahura narwo ariko nzakurengera, nzabana nawe kandi nzagushoboza. Ndibaza urugamba eske ni urugamba rumeze gute? Ariko urugamba ntago rwaciye kure, ahubwo rwaciye ku nshuti. Kuri iyo nshuti yawe? Inshuti yanjye twirigwanaga tukabana umunsi ku munsi. Imana ishimwe. Rero nuko noneho twari tumaze nk'icumweru mu tutabonana, umumama arampamagara arambwira ngo hajya umuntu akurangiye akazi wagakora. Ndamubwira ati akazi nagakora, icyo akora akazi ntazashobora gukora, akazi ko kwiba, kubusambanyi, akazi kadahesheje Imana icubahiro, ako kazi nago nzagakora. Imana itugirire neza. Arangije arambwira ati rero irukanga unzange hano muri gare ngo urangire akazi. Ndamubwira ngo Imana iguhe umugisha. Ndagenda mugezeho rero arambwira ngo rero nzi neza ko akazi kose uragakora. Namubwira ati icyo nakubwiye ni cya kindi, akazi katarakuguhesha Imana icubahiro ntago nzagakora, cyangwa kazambuza kujya gusenga, ako ntago nabasha kugakora, ariko akazi kazavugira Imana ngako nzagira ute nzagakora. Imana nishimwe. Arangije arambwira ngo aho rero busigaye aho ngaho ndaje, amanuka munsi ya gare. Ageze munsi ya gare arangije yaragarutse akimara kongeraho, ubwo yaje yambaye izindi mbaraga njye ubwanjye ntamenyaga nyine. Muri gare y'Imusanze? Ni muri gare y'Imusanze. Yaje yambaye izindi mbaraga njyewe ntamenya. Mwarasenganaga se?
bo muri rusange urebye ari umunyamasengesho kandi twarasenganaga bivuga ngo wowe ubwawe ugomba kwizera ku giti cyawe ntwizera abandi bantu ugomba kwizera akabone nubwo wenda wabizera ariko abantu bose ntago ari kimwe abantu bose ntago ari kimwe kubera ko ntazi kiri mu mutima wawe ushobora kubana ariko ufite ikindi kintu ufite njye ubwanjye nageze ute ntazi ariko burya iyo uri gusenga nyiri bihaguha amakuru ukagendera ku makuru yizewe cyane Imana itugire neza nanjye rero nari mfite amakuru yizewe kubera ko Imana yari yavuganye nanjye Imana ishimwe nuko agarukana izindi mbaraga yongera aransuhuza bwa kabiri akimara kunsuhuza rero nanjye naramusuhuje uko yansuhuje numvishije muri njyewe ubwenge butakaye bukimara gutakara rero ubwo twabaye aho muri gare ubwo tukimara kuhaba yakoresheje izindi mbaraga ubwe yari yizeye cyangwa se yaravuye gushaka nagiye gushiduka nkejo turi Uganda nashidutse turi Uganda uko nageze muri Uganda byo nubimbaze gusa cyakora cyo nabonye ndi Uganda njemara kubona ndi Uganda nanjye naramubajije kubera iki nageze ahantu arangije arambwira ngo iyo nza kubikubwira wowe ubwawe ntiwari kubyemera ariko nakoresheje izindi mbaraga kugira ngo tugende sakazi ushaka nakazi yagusuje aguhobera se yaransuhuje bwa mbere yansuhuje ambobera bwa kabiri agarusa mu mukono aguha umukono bwa kabiri aribwo yaje yuzuye izindi mbaraga wari ukiri umukobwa nari nyiri umukobwa ubyuka wisanga muri Uganda nuko nyine uko nguko nisanze Uganda navuga ngo ubwo twari turi kumwe nyine muri ico gihe nisanze Uganda twari turi kumwe bivuga ngo twafatanye urugendo ariko ubwenge bwanjye butari hehe butari hafi kuko yari afite ukuntu yagize ute yabigenje ari Imana yavuganye nanjye irambwira ngo zangirira neza kandi irambwira ngo izanyubakira urugo njimara gushiduka ndaho ngaho nahise nibutse Imana amasezerano navuga ati Imana mu mutima ndavuga ati Uwiteka yavuganye nanjye none kubera iki ngeze ahantu nanjye namubaza kubera iki ngeze hano arangije arambwira ngo rero nabonye nimbikubwira utari buze kubyemera niyo mpamvu nakoresheje ubwanjye buhanga ubwo rero atangiye kubona ntangiye kubaza ibintu byinshi ubwo arongera agira ute arongera arantekeneka nyine bivuga yuko ari ibyo yari afite yari ari kugira ute yari ari kugendana Imana itugirire neza ariko Herode amaze gupfa Alleluia amen ngo nuko maze twarakomeje turagenda amaze kongera kubigenza gutya amaze gutekenika twaragiye nongeye gushiduka tugeze ahantu ku kiyaga kinini nabonaga hari ubwato ni bunini cyane bwatwaraga ibintu n'abantu tugeze aho ngaho nongera kwibona ndi muzima nyine nongeye kubona ndi nta kibazo ndi kubona ndi kwisi noneho ndongera mubaza cya kibazo arangije arambwira ati ibyo uri buze kumbaza urabembaza tugeze iyo tugeze ute iyo tugiye twaragiye rero twunjira ubwo bwato turagenda ariko ndimo kwibaza ibintu byinshi ndi kubaza Imana ndi kubwira Imana ngo Mana kubera iki ibintu wabyemeye kubera iki wabishatse si wowe wavuganye nanjye si wowe wambwiye kwa kundi none si kubera iki wanshutse ariko numvijwe ry'Imana rivuganye nanjye rirambwira ngo ni njye wavuganye nanjye ni njyewe wavuganye nawe kandi mbikwerekeye kugira ngo uzabone uhahamye ugira ute ubwira abandi Imana itugirire nta nubwo watabazaga abantu ntago natabazaga abantu kuko telefone nari mfite yari yazimyemo n'umuriro nta muriro yari ifite nagiye kuranzanga umuriro wagize ute ntawo uhari ubwo nuko nyine turakomeza turagenda twaragiye umunsi urira aho twageze twahageze saa 12 za nimugoroba mbona tugeze ahantu hari inzu iyo nzu yari iri Hanamu twinjiyemo mbasanga abagabo batatu ubwo umugore wa gatanu uwo mugore wa kane nanjye mbo wa gatanu arangije rero twinjira muri ya nzu baradusuhuza bavugaga mu kigande nge sinabimenyaga uwo mugore arangije avugana nabo numva ari kuvuga ikiganda birakomeye numva huko nari umunyarwanda nangije nakomeza ndasenga baravuga ati nyine aho muri Uganda muri iyo nzu nimwe twinjiye twicara ku gatebe k'akabaho tukimura kucicaraho nyine bazana agakombe gatoya cyane kano k'abana nabonagamo ikintu gisa n'amata ariko mu bigaragara ntabwo yari amata ubwo yabyari ibindi bintu barambereza nangije navuga ati rero aya saa amata nta nubwo nywa amata barambwira turi ikigoryi
wowe kubera iki turi kukuzimanira ntiwemere, baratangira bambwira nabi, ariko bageze bavuga Ikinyarwanda. Nyine umwe muri bo yavuze Ikinyarwanda ndacyumva, ubwo turasubizanya, ubwo we ibyo yambazaga nyine namusubizaga, akambwira ati wowe uri ikigori, njye navuga nta kibazo. Baravuga kubera iki turi kukuzimanira ukanga, navuga ati ntago njya nywa amata. Noneho wa mugore ubwo we yarabirindutse, arangije arisohokera ansiga aho hantu njyenyine, ariko nari ndi mu mugambi w'Imana. Imana yari yavuganye nanjye, Imana irangije ivugana nanjye muri uwo mwanya. Ijwi ry'Imana rirangira ngo mwana wanjye humura, nubwo urugamba rukomeye nzi ko nta gukora mu menyo y'intare. Imana itugirire neza. Noneho babagabo barakomeza bavugana mu kigande, ubwo wa mugore yakomeje kugira ute yigendeye. Ubwo bamaze kuvugana mu kigande barangije baravuga ati rero sigara hano mu kanya turaje, kandi ibyo turi bugukoreshe uze kugira ute uze kubikora. Baragiye rero nanjye nzigara muri ya nzu, numva ijwi ry'Imana riramwe ngo aho tembereye inzu. Nyitembeyemo icumba nasoreyemo, nabonye idirisha, mbona ni idirisha rikingishijwe agasumari, ndarifungura. Maze kurifungura numva umutima umpase kurira rya dirisha kugira ngo nsohoke hanze. Maze kurira idirisha ndasohoka, maze gusohoka ndazengunuka njye nyuma ngeze inyuma ya yanzu nsanga harimo ibituro. Ntangije ndavuga ati Mana, gusa nzi neza ko kabone nubwo wanyice, kabone nubwo napfira muri iki gihugu, ubugingo bwanjye uzabwakire. Ariko haleluya, amen. Imana yakirarinda. Kandi burya iyo turi mu mugambi w'Imana ntacu ubasha kugira ute, ntacu ubasha kuba. Imana itugirire neza. Noneho bwari bumaze kwira, bumaze kuba hafi saa 2, bwari maze kuba hafi saa 2 za nijoro. Noneho ndagenda njye nyuma ya bya bituro, hari ishamba, n'ubundi njya mu ishamba. Nkimara kugira muri iryo shamba nicara ngo hirya, bantu baraje niba barinjiye mu nzu bakambura, baragenda bajya muri bya bituro, bavugiramo amagambo menshi ntabashaga kumenya mu kigande. Bakimara kubivugiramo, nanjye mu mutima ni gukomeza ngasenga, ngabwira Imana ngo Mana undinde, undengere, ubane nanjye, nzi neza ko wavuganye nanjye. Nukuri pe, icyo nzi nuko niva muri iki gihugu ibyawe unkoreye nzagira ute nzabivuga. Barabivugaga wumva? Barabivugaga nkumva, ariko ntabwo nabashaga kumva ikigande. Imana itugirire neza. Noneho bwarekeye nka saa 11 za mu gitondo, hari mwarimu witwa Christian wayoboraga kumuhoza, arangije arampamagara, twakundaga gusengana. Arangije arambwira ngo mbese uri hehe ko uri kubona numero yawe iriho code. Nanjye ndangije ndamukupa, mukupse arongera arampamagara inshuro ya 2, ndamukupa inshuro ya 3, ndamwitaba ndamubwira ati rero ndi Uganda, wagazeho gutarambaza, ndamukupa arongera inshuro ya 4. Ndangije ndamukupa arongera arampamagara, ndangije ndamusobanurira. Maze kumusobanura namubwira ati rero nageze Uganda, kubera ko nanjye ubwanye ntabwo numvaga ahantu ndi, numvaga ubwenge bwagiye. Nuko arangije arambwira wagezeho gute, ndangije ndamusobanurira. Arangije arambwira ati rero genda wurira igiti, numara kucurira ureba ahantu hari amazu, numara kuyabona weho ugende uri gukata ahantu hagize ute hari amazi. Igiti rero naracuriye, maze gucurira mbona ahantu hari amazi ntabwo yari ari hafi. Ndangije gucurira ndongera ndamanuka ngenda muri iryo shamba, ndi kugana ahantu amazu yaragize ute yarari. Imana idufashe. Nakomeze kubabwira ko turi mu mugambi w'Imana. Kuba turiho turi mu mugambi w'Imana, hari icyo Imana yavuganye natwe, kandi burya Imana ikurinze nukuri pe. Nawe mu ruhande rwa niba Imana ikurinze ujye uharanira kuyishima kuko Imana yakurinze. Hari benshi bava mu mubiri buri munsi uko bwije nuko bukeye, hari abantu baca ku maradiyo, abantu ukababonesha amaso yawe, ariko Imana wowe ikagira ute ikakurinda. Si uko ari cyo watanze, ahubwo ni imbabazi Imana yagize ute yakugiriye. Imana itugirire neza. Haleluya, Imana ishimwe. Noneho narakomeje ndagenda, igihe naje kugerera ku mazu numva naragenze urugendo rw'iminsi 2 kugira ngo ngere ku mazu. Nagiye urugendo rw'iminsi 2, inzara yari yaranyiciye mu ishamba ndi gusenga Imana. Hari igihe umuntu adafata amasengesho y'iminsi, ariko akazayafata ari mu bibazo, akayafata kubera inzara, akayafata kubera ibyo ahuye nabyo bikamufatisha amasengesho. Ariko si ngombwa kugira ngo ibyo uhuye nabyo bigufatisha amasengesho, ahubwo yafate igagusenga hakiri umwanya wo kugira ute wo gusenga. Reka ngubwira ngo igihe kirageze burije, kandi burya nagiza gutaba
izagutabarira mu mwijima ahubwo izagutabarira mu muco. Imana itugirire neza, iga gusenga rero hakiri ku manywa bitari bwira. Ngigera rero ku nzu ya mbere nagezeho, umuntu wa mbere wambonye yarikanze kubera ko naviriranaga amaraso. Yari yavuyeho virirana kubera ko nyine nahoraga n'ibintu by'imifatango byinshi byakendaga biri kugenda biri kunshwaratura nyine. Ubwo rero ariko Imana ibana nanjye. Uwa mbere rero wambonye yarikanze ariruka aravuga ati kuko uyu muntu bimeze bite, kuko nyine yabonaga ibintu bidasanzwe. Ubwo rero hano yagiye nanjye nakomeje kumugendaho, baragenda barafunga ariko mbasobanurira ndi hanze. Nyamara kubasobanurira baza kubyumva, numva amahirwe nagize, numva bari kuvuga ikinyarwanda, barambwira ngo twaturutse mu Bugesera, niho twaturutse. Ndangije ubwo ndicara ndabasobanurira neza ukuntu byagenze, ukuntu nageze Uganda naho mvuye naho nanyuze, bangirira imbabazi, banshwiriza amazi ndakaraba ndoga, maze koga n'ubwoba nihamuka byinshi. Noneho njya mu buriri ndaryama, bambaye ibiryo birananira kubera ko nyine nago nari nakagira ute, nago nari nagatuza, ariko mu bigaragara narariye. Imana itugirire neza. Noneho Christian mwarimu warongera arahamagara aravuga ati se ugeze hehe, mubwira hano nageze, ati mvugane nabo. Arangije avugana nabo, acimara kuvugana nabo arababwira ati rero reka mboherereza amafaranga mubashe kumutegera. Aboherereza amafaranga, barangije barantegeranye. Ejo bamaze kuntegera naragiye ngize hara ku mupaka, umushoferi arambwira ngo amafaranga batanze ageze ahangaha. Navuye mu modoka, ngiye mara kuva mu modoka, ubwo ngenda n'amaguru. Ugeze ku mupaka, ngeze hara ku mupaka ngenda n'amaguru. Burya imbaraga z'Imana zirakomeye, icyo Imana yakuvuzeho mugira ute muragendana. Ariko haleluya, amen, haleluya. Imana ishimwe cyane, icyo Imana yakuvuzeho muragendana, kandi burya turi mu masezerano y'Imana. Imana itugirire neza. Noneho ngimara kugenda n'amaguru, nagize ahantu bita Mucanika, ngimara kuhagera numva inzara imereye nabi fo. Sinzi ahantu nageze ndasoma, ngimara gusoma nsangana ahantu bari kuvuga ngo turi gukora amaradiyo n'amatelefone. Ndavuga ati hano nshobora kuhagurisha memory card yanjye bakayigura, nanjye ngaca muri restaurant ngarya. Ngimara kuhagera rero ndababaza ngo mbese wabaha memory card mwayigura? Barambwira ati memory card yawe yizane tuyigure. Nayikuyemo ndayibahereza, bayishira muri telefone. Barangije barambwira ngo memory card yawe turaguha amafaranga 500. Narayiguze 3,300 ngahe 500. Nangije nababwira ati oya ndagenda. Ngeze imbere gato yari kinzariranga, ndongera nsubira ndababwira ngo ya mafaranga mugira ute muyame. Noneho barongera barayishira muri telefone. Bayishize muri telefone barambwira ngo mafaranga 500 ntabwo tukiyaguhaye, ahubwo turaguha amafaranga 300. Ndavuga ngo ni muyame. Mafaranga 300 rero barayampaye. Ndangije nagenda ngo igisheke, ariko igisheke ngiriye kirananira. Kimaze kunanira, muri uwo mwanya imvura yaraguye, ahantu nari nicaye, imvura iranyagira. Maze kunyagira kubera ko nari ngezeho imbaraga zari zishize. Imana idufasha. Nuko umuntu yarahanzanze angura muri ya mvura, ndagenda rugama. Wa mugabo arongera aragaruka, arampamagara witwa Christian. Arambwira ngo mbese ugeze he? Ndamusobanurira. Arangije arambwira ngo ntago nabasha gukorera umugisha wo hanze, ngo na n'ubundi umugisha wo mu gihugu unanije. Nuko arangije arongera arambwira ngo fata imodoka ikugeze muri gare ndishura. Ariko haleluya, Imana itugirire neza. Rero nagize muri gare arishura. Imana itugirire neza kubera ko twari turi mu mugambi w'Imana. Nta kintu yambajije, nta bintu byinshi yambajije. Yavuze ati nzabikubaza n'iminsi 3 ishize uracafite ikibazo. Imana itugirire neza. Muri iryo joro rero Imana yavuganye nanjye. Iryo joro navuye Uganda, Imana yavuganye nanjye. Imana irambwira ngo mwana wanjye ibintu nkubwe ntukabiceceke, uzabigeze ku bantu banje. Imana itugirire neza. Nibwo habaye nijoro, Imana inyereka iyerekwa, mbona marayika araje amfasha ukuboko, arambwira ngo mwana wanjye ngwino tujyane nkwereke. Naragiye rero ngera ku bantu bane bari bafite ingobyi ya Kinyarwanda, yangobyi ya Kinyarwanda ya kera, bajyanye umurwayi kwa muganga. Noneho arangije ngiye kubona ngo mbona muri ba bantu bane umurwayi, umuntu umwe wari uhetse avuyemo, hasigayemo 3. Umurwayi arataka. Akimara gutaka rero
wa muntu wari wambaye iby'umweru arangije arambwira ngo mwana wanjye irebe tegereza urebe mbese bari abantu batatu bageze umurwayi kwa muganga ndavuga ati oya ntago bamugezayo arangije arambwira ngo bari abantu ko ari bane nibo bari kugeza umurwayi kwa muganga ariko bane batatu ntago babasha kumugeza nangije ndamubaza kubera iki bari abantu uriya muntu atatse ari mu ngobyi arangije arambwira ngo n'abanyamasengesho muri iyi minsi bihugiyeho bahawe umwanya wo gusenga ngo basengera abandi ariko bakaba bihugiyeho shitani yabateje ibibazo abateza intambara baragenda bihugiraho barisengera ntago bagisengera iki abandi Imana itugirire neza Haleluya. Imana idufashe cyane arangije arambwira ngo bihugiyeho ntabwo bagisengera iki abandi arakomeza aranjyana ngeze ahantu abantu bakinaga umupira noneho arambwira ngo tegereza urebe nabonaga ari amakipe abiri kandi ayo makipe abiri yari afite inifomo bakina umupira ngiye kubona mbona umwe muri bo avunye mugenzi we ndangije ndamubaza kubera iki uyu muntu avunye mugenzi we arangije arambwira ngo rero aba ni abantu babanye mu murimo ariko babanye batumvikana babanye batari gukorana umurimo neza iyo mubwiye ikintu kibi kimubabaje aba yarangije kugira ute kumuvuna mu mutima abantu muri iyi minsi barimo baravunana mu mutima barimo barakorana umurimo ariko batishimiraye barimo barakorana umurimo batari kumvikana ariko ibyo si byo umwami ashaka kugira ngo tubane amahoro Imana itugirire neza cyane noneho marayika arakomeje amfata akaboko aranjyana ngeze ahantu mu rusengero nabonaga ari runini kandi nabonaga muri urwo rusengero harimo abantu barepetaga uko buri wese yinjiraga mu rusengero yanyuraga kuri perezida perezida akamubwira ikibazo agize ute afite noneho natangajwe n'umuntu umwe wari uhetse umwana ngo arangije aragenda abwira perezida ati rero impamvu nakerewe nuko umwana wanjye yarwaye noneho perezida arabyumva kuko yari ari umuntu nanubwo yarashinzwe no kureba mu mutima ariko hari Imana yakijireba ikareba ibyiherereye mu mutima ikareba ibyo wifuza ikareba niba uri umunyakinyoma ibyo byose bigize ute ibi bibona marayika arangije arambwira ngo uriya muntu arabesha nta nubwo umwana yigeze agira uti nta nubwo yigeze arwara noneho arangije arambwira atabeshe perezida ariko Imana ntabwo agize ute ayibeshe Imana itugirire neza arangije arambwira ngo uzagenda umubwire ko uriya mwana aramutse avuye mu mubiri urundi rwitwazo yanzanaho rwaburushye hari abantu benshi bajya bagira urwitwazo bakagenda bakabesha perezida bakagenda bakabesha ariko kabone nubwo babesha umuntu ariko Imana yo ntabwo igira ute ntabwo igibeshwa Imana itugire neza angeza ahantu nanone ku muryango w'urusengero arambwira ngo ahangaha niho ugomba kurindira ibirindiro amicomba arambwira ngo ntukarangare kugira ngo abadayimoni batazinjira muri uru rusengero nararangaye rero nyamara kurangara abadayimoni barabyumvishe bahita baje gutanga raporo bakimara gutanga raporo noneho umwami wabo uko nabibonaga yaragiye ararakara akimara kurakara arababwira ngo nimugende mu muteze uburangazi nimwamara kumuteza uburangazi mwinjire hehe mu rusengero nimwasangamo uwo ari we wese muri musangemo bamwe mu bateze kuryana abandi mu bateze kutumvikana abandi mu bakubite abandi musige baryana Imana itugirire neza bamwe basize baryamye abandi barabajyana nuko bigenda bityo nagiye kubona mbona wa muntu wansigiye cyacombo aje mu modoka ya modoka yararimo yari irimo inkoni none harangije yaratanyaga aho yatanyaga hariho hose ntabwo yacaga mu nzira iyo modoka yacaga aho ibonye ahariho hose nagiye kubona rero mbona ingezeho noneho manika amaboko ndavuga ati mbabarira kuko narangaye akimara kumbwira ngo ndakubabariye yahise ambwira ngo icyakora ugende ubwire bari abantu baryamye babyuke nibaramuka batabyutse njye ubwanjye nzagaruka ngira ute mbibyukirize birashoboka ko waba ukihamye birashoboka ko waba uhunikiriye birashoboka ko waba urangaye ahubwo kanguka hakiri ku manywa kugira ngo Imana itazaza ikagira ute ikakubyutsa kuko iramutse ikubyukije byakubera bibi Imana idufashe cyane nuko ndangije namubwira ngo nanjye ubwanjye namaze kumenya neza ahantu bariya bagize ute bagiye nanjye ngiye kubashaka Imana itugirire neza
ubwo rero bamwe yasize batari kumvikana, abandi asiga baryamye, abandi asiga bagiye, ariko buri wese mu ruhande rwa birashoboka ko Imana yagusize mu murimo ariko ukaba utari kuwukora neza. Haranira gukora umurimo w'Imana neza kugira ngo utazawubazwa. Birashoboka ko hano ku isi ushobora gukora ukibwira ngo uzabona ingororano. Kora ngo umuntu uzabona ibihembo, ukorera isi nk'uzayivamo, ukorera ijuru nk'uzagira ute, nk'uzarita. Imana itugirire neza cyane. Mbese hari mu mutima hari ukwitegereza ukabona umurimo w'Imana uri kuwukora neza, uri kwitegereza ukabona ibintu bimeze neza, ongera wigenzure. Nusanga ibintu bitameze neza, wongere wisuzume, wongere unihire Imana, wongere ubwize Imana ukuri, wongere ubwize Imana ukuri, ibwire ngo Mana hari ibyo nakoze bitadukwiriye, wongere usubire mu mwanya usenge Imana. Haleluya. Amen. Oh haleluya. Amen. Nasomye ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya ajyamo, niba uri intama ni amahoro. Imana itugirire neza cyane kandi Imana itwambike imbaraga. Marayika yakomeje kumva ukuboko aranjyana angeza ahantu nabonaga hari ibyo kurya byari biri ku meza, kandi burya hari abantu bane, babiri bari mu ruhande rwabo, abandi babiri bari mu ruhande rwabo. Noneho babiri barabwirwa ngo ngaho ni murye, babandi babiri baratangira batari bitotsi barasinzira, bahita bahaguruka bajya hehe kuryama. Mbaza marayika ati kubera iki bari abantu bahagurutse bakajya kuryama kandi ibyo kujya biri imbere yabo? Marayika arangije arambwira ngo bariya ni abantu bagira mu itorero, bagira mu mwanya w'ijambo ry'Imana bagatangira bagasinzira, nuko nyene bumva ijambo ry'Imana. Baba muri iyi minsi abantu nk'abo bagize ute, baragwiriye, bagira mu nzu y'Imana, bagira mu mwanya w'ijambo ry'Imana bagatangira bagasinzira, bagatangira bakavuga ngo umwigisha yatinze. Iyo ni shetani iri kugira ute, iri kubereka ibyo byose. Imana itugirire neza kandi Imana itwambitse imbaraga. Muri iryo yaravuze ngo ndakubwira nanjye nibwira ngo ni by'akanya gato bikagira ute, bikarangira. Babandi babiri rero na nubundi basigaye, na nubundi bafashe ibyo kurya barajya, bamaze kurya ngo nuko mu kandi kanya bahita barwara diyare kandi bari bariye. Imana idufashe. Nuko Rangije mbaza marayika namubaza kubera iki bari yabo bariye ariko bagahita bagwara diyari. Barangije marayika arambwira ngo nabantu bumva ijambo ry'Imana akanya gatoya mu kandi kanya rikabavamo. Birashoboka rero ko uzirikana akanya gatoya mu kandi kanya bikagenda. Umuntu akaba atakubaza uvuye mu rusengero ngo mbese wazirikanye iki. Shitani rero we abahagaze ku muryango agambiriye kukuvidura ibyo wigishijwe cyangwa se ibyo wazirikanye. Imana itugirire neza kandi Imana itwambike imbaraga. Marayika yakomeje mfata akabuka aranjyana ngeze ahantu muri gare, nabonaga marayika afite amatike. Noneho arambwira ngo ngahitegereze urebe, mbona imodoka nziza cyane. Arangije arambwira ngo buri wese ndibuza guhitike arinjiramo hano muri iyi modoka. Uwo yahagitika akayakira yinjiraga mu modoka. Hari nabo yahaga bakanga kugira ute kuyakira. Bivuga ngo abantu benshi muri iyi minsi bari kubwirwa ariko ntibagira ute, ntibari kumva. Imana idufashe cyane. Noneho babandi binciye mu modoka, umushoferi yarabatwaye bageze mu nzira hagati, na babandi baratangira baca mu birahuri. Mbaza marayika namubaza kubera iki barabo baciye mu birahuri. Arangije arambwira ngo ni babandi batangira urugendo ariko bageze mu rugendo mo hagati bagize ute, bararambiwe, bongeye basubiye mu bibanezeza, basubiye mu busambanyi, basubiye mu bujura. Imana itugire neza cyane. Nibo bariya bari kugera mu rugendo mo hagati bagatangira bagasubira hehe inyuma. Arangije arambwira ngo mwana wanjye uzagenda ubibwira abantu banjye, baba bizeye cyangwa batizeye, uzagenda ubivuge ukizwa zakizwe. Kandi muri iyi minsi uzababwire ngo igihe ngiki nico kwiyarura hakiri ku manywa kuko bugiye kugira ute, bugiye kwira. Imana itugirire neza cyane kandi Imana itwambike iki imbaraga. Mu ruhande rwawe rero birashoboka ko hari ibyo wagezemo ugasubira inyuma ugacika intege, wabona ko icyo washakaga mu murimo ukibuze, warangiza ugasubira inyuma, ariko uko siko byari bikwiriye. Iyo umuntu afashe umwanya afite ibihingwa wenda agiye guhinga, akora imibare, amanze yatekereza agakora imibare, akavuga ati niba ari umurimo uzajyamo ibishyimbo se hazajyamo ababagazi, ikintu cyose akagikorera iki
imibare nawe kwinjira rero muri uyu murimo bisaba gukora imibare ugatekereza ukavuga ngo mbese ningera mu murimo hari ibyo nzahura nabyo none sinimpura nabyo nzabyihanganira gute. Imana itugirire neza cyane. Garuka mu mwanya, ibyaguciye intege ongera ubiteshe agaciro ugaruke mu murimo. Ongera ugaruke mu murimo wa mugabo we, wa musore we, wa muririmbyi we. Birashoboka ko wasubiye inyuma ukongera ukajya kwinezeza ariko ibyo si byo byari bikwiriye. Ongera ugaruke wongere iby'Imana ubiha agaciro. Icyo nicyo ngwifuriza. Nanjye niyifuriza abantu bose bari kutwumva ni ukuri muharanire kongera kwisubiraho. Niwumva ubu buhamya wongere uhereze umwanya agaciro. Abumvisha amagambo Imana ibahe umugisha. Amen. Amen. Yego. Iryo yerekwa ryose wagize marayika agenda kwereka agenda gusobanurira warigize mu ijoro ryo kuva Uganda? Yego. Ngimara kuva Uganda, muri iryo joro nkiva Uganda nibwo nabonye ibyo byose, nibwo marayika yambwiye ayo magambo. Yego. Nakibaza ngo wa muntu wakujyanye yo muri buriya buryo wakoresheje izindi mbaraga mwarasenganaga, mwari musanzwe muziranye, ntago mwongeye kubonana? Ntago twongeye kubonana, ahubwo nawe yahise atumaho umuryango we kubera ko bikimara kugenda gutyo banakoresheje n'inzego z'umutekano. Ubwo we ntago yagarutse na magingo n'aya. N'inzego z'umutekano zabyinjiyemo? Zabyinjiyemo. Utekereza ko cyangwa se watekereje ko yari akujyanye hehe? Njyewe mu ruhande rumwe natekerezaga nkimara kugarura ubwenge hamwe no gusenga Imana, naratekereje navuga ati birashoboka ko uyu muntu yaragiye kunshuruza. Yego. Cyangwa se wenda afite izindi mbaraga, wenda nk'uko nyine nagize aho hantu bikagenda gutyo, natekereje ati wenda yaranjyanye mu bigirwamana, ibintu nk'ibyo. Yego. Watubwiye ngo ukimara kubonana na ba bantu bakwingingiye kunywa ibintu bya biri mu gakombe bimeze nk'amata ariko bitari amata, byaje kurangira utabinyweye? Ntago naje kubinywa. Oya, narabyanze pe. Ntago nigeze mbinywa. Yego. Cyangwa bari bakujyanye kuzimu? Ibyo ntago nabiteraho komanteri. Urebye n'izo nzira nazo zose zabamo nshingiye naho naringeze mu bituro ibiki n'ibiki, nari kumva ntabwo ari ahantu heza. Yego. Imana ishimwe ko yagukuye aho hantu, uyu munsi ukaba uri kuvuga iby'Imana yakoze, iby'Imana yakweretse. Imana ishimwe. Ni ukuri. Nanjye ndimo ndayishima. Yego. Hanyuma rero tugenda tugana ku musozo, niki kintu babwira abantu badukurikiye muri aka kanya? Cyo nababwira nuko baba mu mwanya bagakomeza bagasenga bakiringira Imana. Nta wiringiye Imana izamukoze iki isoni. Birashoboka ko nawe wahura n'urugamba ukiringira umuntu akaguhinduka, ariko iyo wiringiye Imana igukorera byose kuko ishoboye byose. Yego. Yego. Hari umuntu waranyandikiye message ambwira ngo urasa na nyina Pasika. ari isano mufitanye? Oya, ndamuzi ariko ntabyo. Yego. Hanyuma reka ntago wagenda utaduhaye nimero za telefone kuko hari abantu bazifuza kukuvugisha, bazifuza ko muganira. Muraduha nimero za telefone? Ni 078 51 34 65. 078 51 34 Yego. Reka dusoze dusenga Imana kubw'ubuhamya ndetse no kubw'iri yerekwa, kugira ngo abantu babyumvishe bose bibafashe cyangwa se bakanguke, ari abari mu bitotsi, ari abasidiri, ari abaretse umurimo w'Imana, ari tacyumva ijambo ry'Imana, ari abaryumva rigaca mu gutwi kumwe n'agaruka ahandi, kugira ngo Imana yongere ibiyereke. Wigeze utangira uvuga ngo Yesu ari hafi. Niko bimeze. Kugira ngo nabo nibumva ari nojwi rirangurura nabo bitabe. Karibu no gusenga. Mana Data wa twese, uri mwiza, turagushimiye Mana.
wabanye natwe uraturinda si uko twarushaga abantu ubwiza ahubwo ni ukuri n'impuhwe n'imbabazi watugiriye kuba tugihumeka umwuka w'abazima izina ryawe rihabwe icubahiro nyakubahwa Imana wabanye natwe uraturinda kuri uyu munsi hari benshi bamaze kuva mu mubiri ariko nanone urakoze kuko ukiri kumwe natwe izina ryawe rihabwe icubahiro urakoze rero kuko uri Imana ijya yumva kwenyenga no gusenga ubwiza bwawe bukomeze bubane natwe uko niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu amen.